Ndabashuje mwese abakurikiye Mama Nana Official, inshuti zanjye mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe ni Mama Nana, nkunda kuganira namwe cyane, ndabizi kandi murankurikira muranankunda. Tugiye kuganira ku kiganiro cyitwa ibyo abagabo bakunda cyangwa se ibyo abagabo banga. Ndabizi hari abagore benshi usanga tubaho tutita ku bagabo bacu, ugasanga ntuzi icyo umugabo akunda, ntuzi icyo yanga, ugasanga urugo rusenyutse rutamaze kabiri. Ni muri ubwo buryo rero ndi hano kugira ngo tubiganireho. Rero nk'uko bisanzwe impamvu twita ku muryango cyane, umuryango niwo fondasiyo y'igihugu. Ni ukuvuga ngo umuryango utameze neza igihugu kiba gitakaje umuntu, umuryango utameze neza itorero riba ritakaje umuntu. Bisobanuye ngo umuryango upfuye ibintu byose birapfa. Nk'uko bivugwa ko urugo ari ijuru rito, umuryango nawe udafite amahoro ntushobora kujya mu ijuru. Hamwe n'ibyo rero nifuza yuko tuganira. Ni ukuvuga ngo ibintu bitanu abagabo banga ni ibingibi bikurikira. Icya mbere, umugore udahumura neza mu musatsi. Abagore benshi dukunda kudefiriza, dukunda gusuka, dukunda gushyiramo ibintu byinshi mu mitwe yacu. Icyo gihe rero umaze gushyiramo ibintu cyane cyane ko wenda nanjye nihereyeho, ushobora gushyira ibintu mu mutwe ugasanga umaze amezi 3 udakaraba mu mutwe. Umugabo rero iyo akwegereye akumva mu mutwe wawe haranuka, ubwo icyo mwavuganaga cyose kiba kirangiye ugasanga biramurakaje. Rero mwababyeyi mugerageze kwita ku misatsi yanyu kugira ngo ye kujya ibabangamira. Kuko niba hari ikintu kibangama cyane, uzarebe niyo wegereye umuntu ukumva afite oderi mbi, icyo wari utekereje kumuganiriza ntabwo aba akikukuvugishije. Urugero, uzaganire n'umuntu, njye byigeze kumbaho, ugasanga wegereye umuntu ngo muganire, ugasanga aranuka mu kanwa. Nshuti yanjye, n'ibiganiro watekerezaga kumuha biba bipfuye kubera ko akugaragarije impumuro mbi. Rero twirinde. Icya kabiri, ziriya make-up zirenze nyinshi ku buryo agukoraho ukagira ngo ni igishonyi wishyizeho. Ni byiza kwitera make-up, wenda nabivuga mukavuga ngo nuko wowe utazitera, ariko make-up ni nziza, ariko make-up nanone zirengeje urugero ntabwo abagabo bazikunda. Ugasanga umugore yashyizeho ingohe zishinyitse wamureba ukagira ngo ni inyamaswa. Ugasanga yiteye za fondote wamukoraho ukabona aravuvuka. Ibyo rwose abagabo ntibabikunda. Hari abagore babikora bagira ngo ahari ni ukugira ngo bagaragaze ubwiza bwabo, ubwiza bwabo burarushaho kuba bwiza, ariko no. Hari icyo twirengagiza buriya. Isura Imana yakuremanye. Mbese uko umugabo yagusanze usa akurambagiza, ngo uko wari uragusanga, icyo gihe bizatuma arushaho kugukunda. Ntabwo kwitera ziriya make-up arizo zituma abagabo bacu badukunda. Ikindi cya gatatu, umugore utagira isuku. Abagabo benshi, hari igihe abagabo benshi nta suku muri rusange bo bagira, burya muzanabirebe. Ariko igihe cyose niba nta n'isuku afite, ni wowe aba yitegerejeho. Birababaje niba ugiye gusura umuntu, njye nagiye mbibona henshi cyane, ugasanga intebe aho ugiye kwicara hometseho icyomeko cy'ubugari umwana yometseho. Wakwicara ahandi ugasanga harimo ikizinga cy'icyayi cyamenetse muri iyo ntebe. Wareba intebe z'urwo rugo ukavuga uti uru rugo rubamo umugore. Wahagera ugasanga ameza aheruka guhanagurwa mu mwaka washize. Wahagera ugasanga igikombe kiteye hariya, urukweto hariya, uburoso bw'amenyo hariya. Ibyo bintu rwose abagabo ntibabikunda na gatoya. Abagabo bakunda umugore ugira isuku. Umugore ugira isuku ntawe utamukunda n'umwe, kuko isuku iri mu buryo bwinshi butandukanye. Hari isuku mu rugo, kugira isuku, ukagira isuku guhera muri salo kugera mu cyumba uraramo, ukagira isuku mu byombo, ugasanga ahantu hose hari isuku, ukigarukaho no ku mubiri wawe. Biraje kuba umugore abyuka guhera mu gitondo akageza nimugoroba atigeze akaraba. Uwo mugore koko, iyo suku y'uwo mugore imeze gute? Twisubireho mwababyeyi. Umugabo yataha agukumbuye ashaka kukuvugisha, yakwegera agasanga uratuza, agasanga umwanda ni wose kuri wowe.
yagutarira akajya kwishakira abafite isuku ngo umugabo yantaye ugatangira kurira uririmba urwo ubonye ariko byose ari wowe ubyiteye. Icya kane, umugore uvuga amagambo atuma utishima, urahira mu busa, ukavuga mu mvugo za kirara, ugasanga umugore arazana ngo ndakagira nte, bya magambo apfuye, ugasanga arimo araganira n'umugabo we, ukumva kubisemo ikijambo ngo ndagaswi, ukumva azanye amagambo aterekeranye, ugasanga ahora avuga amagambo atameshe, atari meza, ku buryo usanga n'umwana yasubiramo. Ayo magambo ntabwo anezeza umugabo ahava akagera. Mwa bagore mwe ndabinginze mwisubireho, mube intangarugero, mube ba mutima w'urugo. Nk'uko rogo y'umugore ivuga ngo ndi umugore, ndi mutima w'urugo, ndi nyampinga, ndi umugore ubereye u Rwanda, ntabwo nzatesha agaciro uwakanshubije. Nkabona kubabwira ngo mujye mushima Imana kuko ubu twahawe ijambo. Basi noneho uravuga bakanakumva. Mbere nta mugore wagiraga ijambo, mbere umugore nta kintu yavugaga, ibitekerezo byose byabaga ari iby'umugabo. Umugabo akagurisha isambu ntubimenye, umugabo akagurisha umurima ntubimenye, ukabibwirwa nuko ugiye guhinga bakakwirukana mu murima. Ariko ubu siko bikimeze, twahawe ijambo. Nitwihesha agaciro nk'uko twagahawe. Abagore mukwiye kumenya ibyo umugabo wawe yanga, ukamenya icyo umugabo yanga ukakireka. Niba akubwiye ati ariko buriya sinkundiye imyenda wambara, yireka utaburanye. Ariko icyo gihe muri disipurine nyinshi ukamusubiza uti ariko niyo mfite yonyine. Nawe yaba umugabo wumva ntabwo akubwira ngo iyo myenda wambara sinyikunda, ntayo yakuguriye. Ubwo icyo gihe ahita agenda akakugurira igukwiriye, ukajya wambara imyenda igukwiriye. Ndabinginze mwa bagore mwe mumenye ibyo abagabo banyu banga. Tukaba tumaze kubona rero ibintu abagabo banga, noneho tugiye kurebana ibyo abagabo bakunda. Icya mbere, umugabo akunda umugore wizihirwa, n'ibyo umugabo akubwiye ukabyishimira ukabinezerererwa. Umugore uhora yishimye, kandi ntabwo umugabo yakubwira ngo ishime, ugomba guhora wishimye. Niyo yakubwira ikintu kikubabaje, kibabaje umutima wawe, ukamubwira uti ariko aho ngaho urambabaje, ukabivuga utavuga nabi, ukabivuga udatontoma. Ibyo bintu umugabo arabikunda cyane. Icya kabiri, umugore wigirira icyizere, wumva ko ashoboye, ku buryo umugabo adahari yabasha kwibeshaho. Hari abagabo babaho akavuga ati umugore wanjye nubwo mufite, njya ngira ubwoba ko umunsi nzaba ndahari azandagara, njya ngira ubwoba ko umunsi nzaba ndahari azapfa nabi, kubera ko ntazi gushaka ubuzima, ntazi kwigirira icyizere, nta confidence agira. Wa mubyeyi we, wa mudamu we, wakwigiriye icyizere ko byazagufasha ejo hawe hazaza. Igirira icyizere, ugire confidence, wegere umugabo umubwire uti ariko buriya umuhaye amafaranga angana gutya na gutya nashora ngakora. Kuko umugabo wese ashaka umugore umufasha, umugore umufasha imirimo. Akavuga ati niba naguze ikiro cy'umuceri nawe ukaba waguze imboga, biramushimisha. Ntabwo umugabo yakubwira ngo se kuki utaguze imboga, oya. Ariko buriya mu mutima we arababara akavuga ati nk'uyu mugore utagize icyo yimariye ni mugore nyabaki. Ndabasabye mwa badamu mwe, ejo mutazitwa ya mazina. Hari amazina mabi abagabo bita abagore. Hari umugabo nigeze kumva avuga umugore we nabi, amwita izina ribi. Ndabinginze mugerageze cyane. Icya gatatu, umugore aha agaciro imishinga y'umugabo, ukamushyigikira. Niba umugabo azanye umushinga akakubwira ati madamu rero dore mfite amafaranga ya naya, dukora umushinga uyu n'uyu, mushyigikira umubwira uti nibyo rwose mugabo wanjye watekereje neza, uyu mushinga ni mwiza, wagira icyo tumarira, wagira icyo tugezaho. Umushyigikire mu mishinga ye. Urugero, niba umugabo agiye ku isoko akakuzanira igitenge, niba anakigereje mu rugo ukabona ni kibi, ntigisa neza, wimugaragariza ko icyo gitenge ari kibi.
mubwira turakoze mugabo mwiza, urakoze ndagushimiye, yo nkunda uburyo unyitaho, nkunda uburyo untekerezaho, uri imfura, mbese umutakagizwe nubwo wabona ko atari cyiza, gishime kuko ni we yabonye iyo kara imunyuze, yumva agomba kuyikugurira. Wa mugore we rero gerageza gushimira, ugerageze gushyigikira umugabo wawe mu byo akora byose. Icya kane, umugore uhanga udushya. Umugore uhanga udushya akabwira umugabo atari kwa mugabo we, atuzi yuko buriya dukoze iki ngiki cyaduteza imbere. Uzi yuko natekereje nkasanga ya sambu tuyikozemo agashinga, nabonye muri iyi Kigali hagezweho wenda indabo, sinzi igihe nicyo ntekereje, kavuga ati ariko ka karima kari hariya hepfo tugiye tugateramo indabo, twajya duha ba bandi bazicuruza bakaduha amafaranga kandi yaduteza imbere. Ntube nka wa mugore ubona umugabo azanye amafaranga ugahita uvuga ngo ese ko tudasohoka, kandi hari ibindi bikenewe, kandi hari ibindi mwifuza. Iyo umushyigikiye mu mushinga runaka anakurahira mu bandi bagabo akavuga ati ni jye washatse neza. Ariko namwe abagabo burya benshi iyo bageze ahantu hari abandi bagabo bagenzi babo baratuvuga, akavuga ati mfite umugore shahu buriya ahorana udushya, undi ati mfite umugore hariya ni igicucu, ibyo ni inda gusa, ibyo ni ugusohoka, ibyo ni ukugorana, arangora. Hari umugabo wigeze kuvuga, hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo nuko imuremera umugore. Umugabo numva aravuze ngo nuko ngo Imana imuremera umugore kugira ngo amugore, kubera ko umugore we aramugora. Ariko siko bose bameze, ntabwo abagore bose bagora abagabo. Hari n'abagabo bavuga ati ni jye washatse neza. Mwa bagore mwe duharanire kwitwa amazina meza, byarushaho gufasha. Ikindi, umugore utangiza ikiganiro mu gikorwa cy'abashakanye, werekana ubushake mu gikorwa. Ahashatse kuvuga iki? Kwangiza ikiganiro ni uku nguku, ubundi mu cyumba cy'uburiri nta kindi kihaganirirwa. Ni ukuvuga niba mugeze mu cyumba cy'uburiri ibiganiro byarangiriye muri salo. Icyumba cy'uburiri ni ukuryama, ni ukuruhuka, ni ukuganira, hanyuma mukajya mu gikorwa cy'abashakanye. Wowe rero umugore ugera muri icyo gikorwa ugatangira kuvuga ngo ariko rero buriya ngo ngewe ngo sinzi ibiki, ngo ntabwo ukinyitaho, ngo reba nk'ubu ngubu ngo ntabwo uheruka kungurira umwenda wo kwambara, ngo reba ngo buriya ngo ubwo se ngo nta nubwo uheruka kunsohokana, ngo ubwo se urambaza iki, ugatangira kwigira nabi. Ibyo umugabo arabyanga, ibyo umugabo ntabikunda, ibyo tubyita kwicuruza. Banza urangize igikorwa wateguye, numara kukirangiza hanyuma uvuga uti ariko rero mugabo wanjye buriya dore n'igitenge cyanjye cyarashaje, ariko rero mugabo wanjye buriya hari ibintu twavuganyeho mu minsi ishize utakoze, none bimeze gute? Ariko ngiye mbona nta n'impamvu yo kumubaza impamvu atakoze ibyo bintu, kubera yuko iyo ari umugabo nyamugabo atari ba bandi bahishahisha bagira konti 3 nk'uko twigeze kubivuga, mu mufuka w'ubuhazi ubuzi kirimo, amafaranga ari kuri konti ubuyazi, amafaranga abitse ubuyazi. Ariko nubwo twavuze iby'abagabo banga, hari abagabo nabo ubona bameze ukundi kuntu, ugasanga ibintu byose arahishahisha, ntumenye aho yabitse agatabo ka banke, mobile money ye ntumenye umubare w'ibanga, ugasanga telefone yihoramo kode ku buryo utamenya ikintu na kimwe cy'umugore. Gusa ibyo simbivuze ngo twebwe abagore duhore twifuza kumenya kode z'abagabo, kuko sinabyiza, kuko afite kode ye, afite nimero ye yihariye nk'uko nawe ufite nimero ye. Ntabwo ukwiye kumugendaho ngo umenye ibiri muri telefone bye byose. Ariko ntekereza ko umugabo mwiza agomba kuba abanye n'umugore amubwira ibye byose, ibiri mu mufuka we, amafaranga yagujije kanaka, kuko rega ntabwo tuzi ibihe. Ejo bundi ashobora gupfa atunguwe, sibyo mbifuriza, ugasanga akoze impanuka, ugasanga ahuye n'ibibazo bituma ya mafaranga yabitse ahantu nta wundi umenya aho ari.
niyo mpamvu buriya umugabo yashatse umugore kugira ngo amubere urugingo, kugira ngo amubere umufasha nk'uko biri bitubwira ngo ni uko Imana yitegereza Adamu ngo irareba isanga atari byiza ko aba wenyine, ngo iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Umufasha rero ni wa wundi ugufasha muri bya bindi wibagiwe, muri bya bindi uzi neza ko utabikora wenyine. Imana ijya kubyitegereza rero igahereza Eva Adamu, ni uko abonaga ko Adamu atishoboye. Hari abagabo rero usanga ko ibintu byose agomba kubishyira ku mutwe we wenyine, ukumva niwe wenyine ibintu byose ugomba kubimenya. Ugasanga umugore ntakwiye kumenya amafaranga utunze kuri konte, cyangwa se ugasanga uba kuri konte by'umurimbo gusa, ntabe yakubwira ati madamu simbuka unzanira amafaranga kuri konte. Ngewe hari umugabo nzi, kubera ko umugore we ataba kuri konte, niba hariho amafaranga kuri konte ntabone umwanya wo kujya kuyakuraho, ubwo ibikorwa byose birahagarara. Ariko siko byakagombye kumera. Umugabo n'umugore ni umubiri umwe, nk'uko baba mu ishuka imwe niko bakwiye no guhuza umutima, bagakora bimwe, bakuzuzanya kugira ngo urugo rutere imbere. Twigeze kubona ngo umugore w'umutima ninde wamubona? Umugore w'umutima ahora ashaka igiteza urugo imbere. Umugore w'umutima ahora yibutsa umugabo icyo yibagiwe. Imana idufashe cyane mwa babyeyi mwe. Umugore ni we mutima w'urugo nk'uko byavuzwe, kuko buriya umugore muzima, umugore ufite umutima, umugore ufite umutima w'urukundo, umugore ufite umutima wakira abashyitsi, uwo mugore ntaho wamubona. Bituma umugabo ataha kare. Imana idufashe. Ntabwo mvuga byinshi, nta magambo menshi nari mfite, nababwiraga iby'umugabo yanga n'iby'umugabo akunda. Mwa babyeyi mwe mureke dukore ibisabwa, kuko niba waravuye iwanyu ukaza ukagera mu rugo rw'umugabo, ni uko wari uzi neza ko uje kubaka urugo rwawe. Turwubake rero rukomere, rwe gusenywa n'ibintu bifite umumaro. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Nimero yanjye ni 0788 25 66 54. Mugende mujye kunzogera, mukande subscribe, mukande like, comment and share. Ibyo mutumva mwambaza nabasubiza, mujye muri comment mumbwire. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane.